DJ Bisoso, Anita Pendo na Mzee Gitego. Noneho bongeye kwerekana ko ari abami cyangwa se ari bo bayoboye ibiganiro biba muri weekend cyangwa se byinjiza abantu muri weekend. Uribaza uti byagenze bite? Ukeneye kwamamaza kuri channel hamagara 078661550224 ku ya 13 Ugushyingo kuwa gatanu. Ubwo ngubwo niko turi buze kubivuga. Anita Pendo, wo bita Gitego ndetse na DJ Bisoso bagaragaye muri show basanzwe bakora bita Friday Fright. Abantu benshi bamenyereye hano mu Rwanda, ariko noneho uburyo bagaragayemo nibyo byerekanye itandukaniro ryabo n'abandi bantu bakora ibiganiro bijya gusa n'imbere yabo ku yandi mateleviziyo y'ahangaha mu Rwanda. Ibyo biganiro harimo byinshi bigiye bitandukanye mwagiye mumenya, harimo Flash Hype ya MC Nario, Albin Sydney ndetse na The Black 12 ica kuri Flash TV, Vendredi Méchant cyangwa se V5M ya MC Buryohe ica kuri Isibo TV n'izindi show zigiye zitandukanye nyine ziba Friday, ziba zinjiza abantu neza muri weekend kugira ngo abantu binjire muri weekend babyina bafu icyitwa umuziki bakibyina fresh. Ariko uburyo ibiganiro bigenda bikorwamo nibyo byerekana itandukaniro, nabyo byerekana ubunyamwuga muri kano kazi. Niho rero noneho kuri iyi nshuro uwo bita Anita Pendo, Gitego na DJ Ndi na DJ Bisoso bagaragaye noneho mu buryo butandukanye n'ubwo bari basanzwe bazamo. Anita Pendo muramuzi, yagaragaraga nka Slay kabisa, yazaga yatwitse ku myambaro ya danje yimereye fresh, abantu bakavuga bati sha uriya mubyeyi ni Slay. Wagera kuri DJ Bisoso uburyo yabaga yiyambariye byabaga biri ku, ntabwo mvuze ko nani tatabaga yambaye fresh biri ku, ariko bitandukanye nuko noneho uyu munsi muri show baje bambaye. Murimo kubibona kuri video, murimo kubibona kuri aya mashusho turimo kugenda tubakinira. Urabona uburyo Anita Pendo yaje yakubisemo ibitenge, ibintu bitari bisanzwe kuri show. Ari byo ndimo kubabwira ngo ikintu cyerekanye ko RTV iki kiganiro cyabo cya Friday Fright gihetse izindi show zirimo kuba muri iyi minsi, zinjiza abantu muri weekend fresh, zinjiza abantu muri weekend neza, bakagenda bakibyinira rwose bibereye mu rugo. Friday Fright kabisa, big up kuri iriya team. Abantu nkuko bagiye banatanga ibitekerezo ku bantu babashije kureba iyi TV, bagiye bavuga bati rwose guys big up, ikintu cyitwa creativity kibarimo cyane ko zirani n'imbaraga zikomeye. Buriya ntabwo ari ibintu byoroshye guhuza uwo bita DJ Bisoso, DJ umwe mu ba DJ nemeza ko generation zose ziriho muri iki gihe zimuzi, babe abasaza, babe abakecuru, babe urubyiruko, babe abadamu, babiki. Bisoso izina ryiwe muri industry rirazwi. Wagera kuri Anita Pendo rwose bikaba ibindi byose kimwe na Gitego hariya muri Friday Fright. Nibyo mbabwiye. Urebye uburyo ikiganiro cyabo kiba giteguye, utuntu tw'uducuma rwose bari bazanye, ijerekani murimo kubona Gitego yaje yikoreye n'iki, muhita mubona uburyo aba basaza n'aba bakecuru rwose ibintu byabo baranyica noneho biba biri ku murongo kabisa.
nivuga Ngingo TV njye nari ndi kubereka fact zerekana ko aba bantu ko ari batatu kabisa. Ibindi biganiro byose mwagiye mureba cyangwa se mukomeje no kureba rwose njye ndimo kubona babiyoboye, ntabwo ari fanatism, ahubwo njye ndimo kureba kuri fact uburyo abantu bari creative. Bari creative byatari. Nivuga Ngingo TV, wibuke gukora subscribe kugira ngo ejo hawe hazabe ari heza cyane, bitewe na show, bitewe n'ibiganiro byacu tugenda tukugezaho. Gidi Isaac, pick up, hasta la vista. Subscribe. 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 Mukore subscribe and share. Mukore subscribe and share.